ndayafite ku buryo buhagije kandi reka nkubwire sibyo amakuru bakubwiye n'ahantu ari wenda baguhaye amakuru niba genda gakeya nguhaye akanya ko kwitekerezaho sibyo ndinjira mu nzu sibyo byose urabimbwira ku murongo nguhaye akanya kugira gute ko kugira gute njye ntabwo mbizi nguhaye akanya kugira gute ndatekereza si cyo ntazi yo disi wa mugore wigize ishitani ku ngufu ngo ni Isabella. Ibibi byose yakoze bitangiye kumubyarira amazi nk'ibisusa. Ibibi byose Isabella yakoze igihe kirageze ngo bimugarukire. Mu by'ukuri umuntu bita Isabella icyubahiro cyose yari afite yamaze kuba yagikubwaho n'umugabo we Nkuranga, aho yaramwitaga mama bebe, none ubu akaba ari kumwita Isabella. Mu by'ukuri umuntu bita Nkuranga yakaniye byanze bikunze, ari kubwira Isabella ko agomba kumubwiza ukuri, akamubwira impamvu yashimuse Maître Steven, akamwereka n'ahantu yamufungiye. Mu by'ukuri umuntu bita Nkuranga yasaze yasizuye, aho noneho yubahutse umuntu bita Isabella, none ari kugenda amunyuzamo n'inshi, ari kugenda amubwira ko uko biraza kugenda kose ku bubi no ku bwiza araza kumwereka ahantu umuntu bita Steven afungiye. Murabizi ubwo butumwa ni umuntu bita Vumilia wabuhaye umuyobozi w'umudugudu wa Nkuranga ko agomba kubugeza kuri Nkuranga ndetse no ku mugore wa Nkuranga Isabella, aho benshi batangiye kubona ko umuntu bita Vumilia insinzi yo kubona umwana we atangiye kugenda ayikozaho imitwe y'intoki. Mu by'ukuri si ibi gusa, nubwo umuntu bita Isabella umugabo we Nkuranga akomeje kugenda amunyuzamo inshi, amubwira ko byanze bikunze ku bubi no ku bwiza agomba kumwereka ahantu Maître Steven afungiye, akamubwira n'impamvu yamushimuse. Mu by'ukuri umuntu bita Isabella akomeje kwigira kasamutwe, akomeje kwinangira, akomeje guceceka, ntiyagire ikintu na kimwe abwira Nkuranga. Guys, si ibi ngibi gusa mutagira impungenge nk'abakunzi ba filime My Daughter. Mu by'ukuri umuntu bita Nkuranga yatumijeho n'abadogiteri bakomeye cyane bazaza kumufasha mu cyo bita DNA test, aho baba bapima akaremangingo ndangasano, bagapima amaraso y'umwana, bagapima n'aya Nkuranga, hanyuma bakareba igisubizo kiravamo, Nkuranga akamenya niba umwana ari uwe cyangwa se atari uwe. Ese guys, nimba ahangaha umuntu bita Isabella araguma kwinangira agaceceka kemera gakubitwa, ariko ntavuga ukuri, niyerekane ahantu Steven ari, ko umuntu bita Vumilia we yariye karungu, noneho yavuze ko umuntu bita Nkuranga nadakora igikwiye, umuntu bita Nkuranga nataza kubona ukuri, kubera ko umuntu bita Vumilia azi neza ahantu Maître Steven afungiye. Mu by'ukuri umuntu bita Vumilia we yavuze ko araza guhuruza polisi hadaciye kabiri umuntu bita Maître Steven nibatamurekura. Mu by'ukuri rero umuntu bita Maître Steven murabizi nawe hari ikindi gitekerezo yari yagize kugira ngo abe yava mu maboko ya biriya byihebe, kagomba kwemerera Isabella ko ibya Vumilia bibuyemo, ko ibya Vumilia abivuyemo, kandi ko azaburanira Isabella, ubundi Isabella akaba yamurekura, abashitani bakaba bamurekura, umuntu bita Maître Steven akaba yava mu maboko ya biriya byihebe. Mu by'ukuri rero nk'abakunzi ba filime My Daughter mwari mukomeje kwibaza ngo kubona ibimenyetso bizagaragaza ukuri 100% umuntu bita Isabella wigize ishitani ku ngufu ntabiburizemo. Mu by'ukuri ni ibintu bigoranye cyane, gusa ukuri guhari nuko aba badogiteri Nkuranga yatumijeho umunsi baraza kuba bapima DNA test, umunsi baraza kuba bapima amaraso ye, bagapima n'ura mwana Isabella avuga ko ari uwabo. Mu by'ukuri bo baraza guhita bashira ukuri hanze, bo nta mikino baba bafite. Mu by'ukuri rero murumva ko ikinyoma kidashobora kuguma gupfukiranya ukuri. Mu by'ukuri murumva ko ikinyoma ari ikigihe kigufi mu by'ukuri, ariko murabizi neza ko ukuri ari ukw'igihe kirekire. Ese guys, aho abakunzi ba filime My Daughter nibatangira kuba baserebura insinzi yo kubona umwana wa Vumilia? Mu by'ukuri abantu bashigikiye ko umuntu bita Vumilia yabona umwana we, aho hasi muri comment mugenda muvuga ati
Vumiliya ugomba gutsinda. Umwana wa Vumiliya wo hasi muri comment mugenda muvuga ati umwana wa Vumiliya, mushiraho udutima twinshi cyane. Nizera ko muri kugenda mwandika celebration hasi muri comment kugira ngo dukomeze dutwike twandika ati congratulation hasi muri comment. Nizere ko twamaze kuba tuhatwika. So rero mbere yuko dukomeza na show yacu ngo tukubwire ibintu noneho Nkuranga agiye gukora biraza kumuhamiriza neza, simusiga ko umwana atari uwe, kashobora kuba agiye gufungirwa ubusa, kashobora kuba yaba yaragiye kurera umwana utari uwe, mu by'ukuri umwana yari uwa Vumiliya, mu by'ukuri kashobora kuba ari kurenganya umuntu bita Vumiliya, kandi umuntu bita Vumiliya avugisha ukuri. Mu by'ukuri mbere yuko tuza tunyura muri ibyo byose, ndagira ngo nkusabe wowe utarakora subscribe ahangaha kuri Big Bless TV, mu by'ukuri uri gucikanwa. Iki nicyo gihe kigeze ngo ube wakora subscribe. Fata isegonda rimwe urebe munsi y'iyi video, urabona ahantu handitse subscribe, ukandeho. Ufata irindi segonda rimwe ukande like ni akantu k'akaganza karebye hejuru, kandaho rimwe, ubundi dukomeza twimanukira. Nibiba byiza uraza gukora share, usharinge ahantu hagiye hatandukanye iyi show y'ubwenge tuba twabazaniye. So rero ikindi kintu uraza kuduha, umuntu wese ukunda filime My Daughter araza kuba aduha igitekerezo cy'ibintu yifuza kuri filime yacu My Daughter, cy'ibintu yifuza ko byaba kuri Vumiliya, cy'ibintu yifuza ko byaba kuri Isabella, kugira ngo tumenye aho abakunzi ba filime My Daughter bifuza ko filime yabo icyerekezo yagakwiye kuba igira, kugira ngo babashe kuba babona ibyishimo. Murabizi ko filime itari gutanga ibyishimo, akazi kayo kaba kananiranye. Mu by'ukuri rero nk'abakunzi ba filime My Daughter, umuntu bita Vumiliya atangiye kugira amajanja, intsinzi yo kubona umwana we, bitewe nuko umuntu bita Nkuranga noneho bwa buzanga yagiraga yabuvuyemo. Kwa kundi umugore we Isabella yagumaga kumucuracurika ngo ntabwo yamukozaho n'urushi, ubu ngubu Nkuranga ibintu by'imikino yabivuyemo, ari gukoresha iyo bwabaga, ari gukoresha methods zose zishoboka kugira ngo ukuri kubashe kuba kwajya hanze. Ese guys, noneho uyu muriro Isabella aguyemo arabasha kuwikuramo gute ko yigize mapanzi ku ngufu? Mu by'ukuri rero impamvu dukomeje kugenda tubabwira ko umuntu bita Vumiliya akomeje kugenda agera amajanja ku nsinzi yo kuba yabona umwana we, nuko umuntu bita Isabella nta muntu n'umwe umushigikiye, yaba umugabo we, yaba Micheline, yaba umukozi we. Mu by'ukuri nawe nimba uri umukunzi wa filime My Daughter, ukaba uri kubona umuntu waba ushigikiye Isabella, umuntu waba ari ku ruhande rwa Isabella, mu by'ukuri waba wamutubwira. Murabizi neza ko umuntu bita Maître David wari umwavoka waba Isabella, ibyaba Isabella yaje kuba abivamo kubera ko yabonye birimo amanyanga menshi, kubera ko yabonye ko umuntu bita Isabella nta bimenyetso ari kubona, kandi ikindi umuntu bita Isabella akaba yari yarabwije Maître David ukuri ko umwana atari uwe, ahubwo ari uwa Vumiliya. Umuntu bita Maître David yahise ava muri ibi bintu, abona ko byamuteruza ishiga rishushe, bikaba byamukoroza kandi atari ngombwa. Mu by'ukuri rero murumva ko nta wundi muntu usigaye ku ruhande rwa Isabella, nta muntu n'umwe usigaye ushigikiye Isabella. Baravuga ngo ukuri guca mu ziko ntigushe, ariko ikinyoma iyo kibigerageje kivamo ari umuyonga. Mu by'ukuri rero ibi nibyo byabashije kuba byaba. Murabizi ukuri, umuntu ufite ukuri nta rubanza aba yishinja mu mutima we, ariko umuntu ukoresha ikinyoma, mu by'ukuri nubwo ikinyoma cyatsinda ukuri, ariko umuntu wakoresheje ikinyoma mu mutima we aba afitemo urubanza. Baravuga ngo ni amahoro y'umunyabyaha. Mu by'ukuri rero ibi byose nibyo bikomeje kuba byaba kuri Isabella, aho bikomeje kugenda bimuteruza ishiga rishushe. Mu by'ukuri aho Isabella ibintu byose yakoze bitangiye kuba bimugarukira. So rero nk'umukunzi wa filime My Daughter, mu by'ukuri ntabwo tuzi nimba hari abantu bafana Isabella muri filime My Daughter. Mu by'ukuri tuzi ko hari abafana Vumiliya, nimba hari n'abafana Isabella. Mwese mugiye kuba mwigaragaza tumenye ari Vumiliya ndetse na Isabella ninde ufite abafana benshi muri filime yacu My Daughter. Mu by'ukuri ushigikiye Isabella aragenda yandika ati Isabella turagushigikiye, n'ushigikiye Vumiliya aragenda yandika ati
ati Vumiriya turagushyigikiye. Murabizi izi ngizi nizo mpande ebyiri zihanganye muri filime yacu My Daughter, uruhande rwa Isabella ndetse n'uruhande rwa Vumiriya. So rero umuntu bita Vumiriya uruhande rwe nirwo ruri kugenda rukoresha ukuri, ariko urwa Isabella murabizi ko ari uruhande rw'abanyabinyoma rukomeje kugenda rukoresha ikinyoma. So rero umuntu bita Maître Steven we yabonye amahirwe agiye kuba yarekurwa, ariko mu by'ukuri ubwenge Steven asi mwese murabizi, uburyo umuntu bita Steven nta mikino agira mwese murabizi, uburyo Steven ari umuntu wishoboye, yaba amafaranga yafite yaba amashuri arafite. Mwese mukomeje kugenda mwibaza ibintu yaba agiye gukorera Isabella, noneho nyuma yuko Isabella yiyongoje gushimuta umwavoka ukomeye cyane nka Steven. Ese murakeka ibi byo bitaraza kumubyarira amazi nk'ibisusa? Ibi bintu umuntu bita Isabella yihaye ngo azashimuta buri umwe wese uzagerageza gushira ukuri hanze. Mu by'ukuri rero umuntu bita Nkuranga we ashobora kuba agiye kurokoka, dore ko iyo aza gufungwa hamwe n'umugore we Isabella, mu by'ukuri abakunzi ba filime My Daughter baravugaga ati uyu mugabo Nkuranga cyagira Imana izamutabare atazafungwa kuko yaba ari inzirakarengane. Nk'uko tugenda tubabwira umunsi ku wundi, umuntu bita Nkuranga iyi gemu yatangiyaga adahari. Gemu ya Isabella ndetse na Vumiriya yatangiye Nkuranga aba mu mahanga, ntago azi uburyo iyi gemu yatangiye, impamvu byakomeje kumucarinjinga ntahite yumva neza uburyo umwana ari uwa Vumiriya, nuko nawe yari yarasize umugore we Isabella atwite. Mu by'ukuri akaba ari byo byakomeje kugenda bimucanga, uburyo yasize umugore we atwite ariko akaba nta mwana afite. Kandi mwewe murabizi neza ko umuntu bita Isabella inda yayikuyemo ashutswe n'umuntu bita Micheline. Murabizi ko Micheline nta terambere ry'umuntu bita Isabella yifuza. Mu by'ukuri umuntu bita Isabella nta kintu cyiza yifuriza umuntu bita Isabella. Mu by'ukuri umuntu bita Micheline akeneye ko Vumiriya abona umwana we. Umuntu bita Micheline ashaka kuba yashira ukuri hanze. So rero nk'abakunzi ba filime My Daughter, nkomeje kugenda mbifuriza umwaka musha muhire wa 2025. muzawurye ntuzabarye, inzozi zanyu nziza mufite muri uriya mwaka wa 2025 zizabe impamo, muzawusoze amahoro. Bye bye, tuze guhura next show, turabakunda.